Uyitwa nabi ntiwihamagara, iso nta kwanga akwita nabi. Izi ni imvugo nyarwanda. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Amuri, turi kumwe ku Idembe TV. Impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, psychologue, bemeza ko kwita umwana izina rininura cyangwa risesereza bigira ingaruka ku mitekerereze n'imikurire ye. Ibyo bikaba byatuma umwana akura yisanisha n'izina rye cyangwa afite ipfunwe mu bandi. Ni mu gihe itegeko rishya rigenga umuryango n'abantu harimo ingingo irebana n'amazina abujijwe. Mu Rwanda hari imvugo igira iti izina ni ryo muntu. Ibyo bigasobanura ko izina rishobora kugena uko kuryitwa azitwara mu buzima bwe. Uwiswe izina ryiza rikamutera ishyaka, naho uwiswe izina ribi rikamutera ipfunwe. Muri iki gihe abaturage bavuga ko abantu batakita amazina y'amagenurano nk'uko byagendaga kera. Bamwe mu bakozi twaganiriye nabo hari uko basobanura icyatumaga ababyeyi bita abana babo amazina atari meza. Hari nk'izina gaca mu makuba. Uwitaga umwana we izina nk'iri ngiri gaca mu makuba, wasangaga mu gihe cyo kuba yakubaka urugo ajya kurambagiza abakobwa bakamubenga, banga ko bazaca mu makuba nk'uko umugabo wabo yitwa, bagendeye ku mvugo nyarwanda zizwi ngo izina ni ryo muntu. Ugasanga nk'umusore yarimo kwirambagiriza umukobwa akamubenga amuhobora izina rye kandi ari izina yahawe n'ababyeyi. Mu bo twaganiriye batubwiye ko bitaga amazina bitewe n'inzika ababyeyi bafitanye n'abaturanyi. Ugasanga nk'umubyeyi yise umwana we Mbarimo Mbazi. Kwita umwana Mbarimo Mbazi aba ashaka kubwira abo bantu mufitanye ikibazo ko ubazi nubwo bagihari kandi mukaba muturanye. Hari aho bitaga abana babo Rushingubone. Kwita umwana wawe Rushingubone, iri zina ryashoboraga gutuma umwana akura yumva ko gushaka urugo cyangwa kubaka urugo ari mateso. Ugasanga yibereye aho ngaho, ibintu byo kubaka urugo ntacyo bimubwiye. Yewe niyo yarushinga akarushinga nta cyizere afite, akumva ko nta cyiza azabona muri urwo rushako rwe. Mu itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango mu ngingo ya 39 igaragaza amazina abujijwe, aho umwana adashobora kwitiranwa na se cyangwa nyina amazina yose, cyangwa izina rishobora gusesereza imigenzo myiza cyangwa ubunyangamugayo bw'abantu. Iyo ari uko bimeze, uwiswe izina yemerewe kurihindura kimwe n'ufite izina rikoreshwa n'undi mu buryo bushobora kumwangiriza icyubahiro cyangwa umutungo. Icyitonderwa: ntugafate umuntu ngo umuhuze n'izina rye kuko hari igihe ushobora gusanga bidahura. Turagushimira kuba warakanze subscribe kandi turagushimira kuba wakurikiranye icyo kiganiro. Turagusaba gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bizajye bikugeraho. Murakoze cyane, mwibuke gukora share na like.